Maria mwiza umubyeyi wacu nyina wa jambo ndaje imbere yawe umubutumwa mubyeyi nzagutumikira. Bikira Mariya impuhwe wasubije waje mu buryo amutakambira mu murenge musari icyo gituma mwizera nawugana muganyira mu magara kundi umunyabyaha mubyeyi umukiza ibirengazi byo mubwira ibyumva byiteho. Mwamikazi wa Kibeho Bikira Mariya nyina wa Jambo, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bakristo bavandimwe, inshuti kandi bana mubyeyi Bikira Mariya, Kristo Yezu akuzwe. Tubifurije ikaze mu rugo rw'umubyeyi Bikira Mariya, mwese mwaturutse muri diyoseze ya Ruhengeri, mukaba mwaje mumutura ibyanyu n'abanyu, mukaba mwaje mumusaba ibyo mukeneye. Ubu tukaba tubasaba kwagura imitima yanyu kugira ngo abahe ibikwiye. Ni igihe cyiza rero mwajemo kuko ari igihe cy'igisibo, igihe kidushishikariza kwigomwa, igihe kidushishikariza gukora ibikorwa byiza by'urukundo, igihe kidushishikariza gusenga tubishyizeho umutima, gusenga nta buryarya nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabidusabye hano i Kibeho. Ni igihe cyiza rero cyo gusiba urwango, gusiba ikibi, gusiba icyaha, maze tugasibura mu mitima yacu urukundo, amahoro, ubumwe ndetse n'impuhwe. Mu buzima bwacu rero nk'abakristu hari ibintu bidufasha gukura mu rukundo no mu budahemukira Imana. Indangagaciro z'ubukristu zuhirwa kandi zigakomezwa n'ibikorwa byiza bigomba kurangwa n'imico y'ubukristu. Gusiba, kwigomwa no gusenga nabyo bifasha abakristu gukura mu kwemera no mu mubano wabo n'Imana, cyane cyane muri iki gihe twatangiye cy'igisibo kidufasha kurushaho kunoza umubano wacu n'Imana, kidufasha kurushaho kwigorora n'Imana no kwiyunga n'abavandimwe. Ibyo bikorwa byose rero bifasha roho zacu gutsindira ry'icyaha n'ikibi, ubwirasi n'ubugome, kugira ngo duharanire ubutabera n'ubutungane, twirinda kurenganya abandi, dufata umwanzuro ndetse n'ingamba zo kubarenganura. Ibi bikorwa rero bidutera kwitsinda no gutsinda ibituvutsa umukiro no gutsinda ibitokoza umubano wacu n'Imana. Kiliziya rero kuva mu ntangiriro zayo ntiyahwemye gukundisha no gushishikariza abakristu b'ibihe byose gusiba no kwibabaza kugira ngo bisanishe na Kristo wabacunguye. Dushobora rero kureba gusiba, kwigomwa mu byanditswe bitagatifu. Bibiliya, ijambo ry'Imana, rigenda rigaruka ku kamaro ko gusiba, kurya, kwibabaza no kwigomwa kugira ngo isengesho ryacu ryumve kandi rishimwe n'Imana. Igihe nk'iki ngiki cy'igisibo mwakoze mu rugendo nyobokamana, ni igihe kitwibutsa rwose izo nkingi zikomeye z'igisibo nyine: gusenga, kwigomwa no gukora ibikorwa byiza by'urukundo. Ijambo ry'Imana rero ritwibutsa ko gusiba no kwibabaza ari ngombwa, kuko burya utibabaza babaza abandi. Burya kutibabaza bituma twikuza, bigatuma dukuza ubwikunde, ntitureba abandi ahubwo tukireba. Reka turebe rero imirongo imwe n'imwe yo muri Bibiliya idushishikariza gusiba binyura Imana. Umuhanuzi Izayi aragira ati, koko rero gusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane
kandi mukirirwa mutimurana by'ubugome. Ntimusiba uko bikwiye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi? Byaba se ari ukugonda ijosi nk'urufunzo cyangwa se kurambarara ku bigunira mu ivu? Ibyo se nibyo wita igisibo, umunsi ushimisha uhoraho? Igisibo kinshimisha ni iki ngiki: kudohora ingoyi z'akarengane, guhambura iminyururu y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagira aho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Ibyo turabisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 58 umurongo wa 4 kugera ku wa 7. Gusiba rero ni igihe cyo kwiyoroshya no kwicisha bugufi. Mu by'ukuri tugomba kwiyoroshya imbere y'Imana no guca bugufi imbere y'abavandimwe bacu, kugira ngo igisibo cyacu gishimwe n'Imana, igisibo cyacu kiduteze intambwe mu nzira y'ubutungane twatangiye. Gusiba rero bigamije kurura no gushimisha umutima w'Imana. Mu by'ukuri iyo dufashe igihe cyiza cyo gusiba ikibi, gusiba bifasha gusiba amayeri y'urwango, bituma Imana itugirira impuhwe kandi igahora iteka idufungurira umutima kugira ngo itubabarire. Gusiba bidasiba urwango, gusiba bidasiba amahane, gusiba bidasiba impaka n'ubugome, ngo bisibure inzira y'urukundo, ubutabera, impuhwe n'imbabazi, ntacyo byaba bimaze. Twumve ko umwitozo wo gusiba no kwigomwa benshi muri twe twatangiye kandi tukaba tuhagazemo neza, ari udufasha gucubya ubwirasi n'irari ry'ikibi, kugira ngo turusheho kunoza umubano wacu n'Imana n'abavandimwe bacu. Gusiba kurya rero bigomba gukuza muri twe inyota y'ubutagatifu. Umuhanuzi Yoweri aragira ati: nimwitagatifurishe gusiba kurya, mutangaze iteraniro ritagatifu, maze mutakambira Imana yanyu. Yoweri umutwe wa 2 umurongo wa 14. Gusiba kurya ni igihe cyiza cyo kunoza umubano wacu n'Imana mu kuyisenga no kuyitakambira, mu kuyereka ko tuyifuza mu buzima bwacu, mu kuyiringira no mu gukurikiza amategeko yayo. Birashoboka gukorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se n'ikoraniro risabira ikintu runaka. Gusiba birashoboka gukorwa n'umuntu ku giti cye cyangwa se bigakorwa no mu ikoraniro risabira ikintu runaka. Gusiba kurya no kwigomwa bidufasha kwigorora n'Imana. Nimungarukire n'umutima wanyu wose, mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye. Yoweri umutwe wa 2 umurongo wa 12. Ni igihe cyiza rero turimo cyo kubabazwa n'ibibi dukora, ndetse tukabazwa n'ibyo abandi bakora bidashimisha Imana, maze tukabasabira. Hano Ikibeho umubyeyi Bikira Mariya dusabye gusenga, tugasenga no mu mwanya w'abadasenga. Abonekera hano Ikibeho yaragize ati: abantu b'iki gihe abenshi ntibagisenga, no mu basenga abenshi basenga nabi, basenga bisenga, basengana uburyarya, basenga by'akamenyero. Nimusenga ubutitsa nta buryarya. Gusenga ubutitsa nta buryarya ntabwo ari ugutitiriza, ahubwo ni hahandi isengesho ryanjye riha ubuzima n'ubuzima bwanjye bugahinduka isengesho. Iyo dusenga ntabwo ari uko Imana itazi ibyacu, ahubwo tuba twigaragariza ko turi abana bayo, nayo yadusubiza ikaduhamiriza ko ari umubyeyi udukunda. Hano Ikibeho umubyeyi Bikira Mariya yasabye bariya abana kujya bashimira kurusha uko basaba, kuko ibyo dusaba Imana irabizi, ariko kuyishimira ni umurimo w'ibiremwa gushimira umuremyi. Birumvikana rero ko
igihe cyose tugomba gushimira Imana, tukayishimira ibyo dufite mu gihe tutaranayisaba ibyo tubura. Nibyo bituma nibyo duhaye twongera kuyibishimira. Tujye duharanira gushimira Imana ibyo dufite mbere yo kuyisaba ibyo tubura. Umubyeyi Bikira Mariya rero udushishikariza gusenga, ni n'umubyeyi usenga. Turabibona mu kirugu aho ashengereye umwana Yesu, ni umubyeyi utwigisha gushengerera. Turabibona mu bukwe bwe Kana, ni umubyeyi utwigisha gusenga dusabira abandi. Munsi y'umusaraba ni umubyeyi utwigisha gusengana icyizere. Naho igihe cya Pentekoste tubona ko ari umubyeyi uturongera Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Mu by'ukuri aho umubyeyi Bikira Mariya atari, Roho Mutagatifu ntabwo ahisanzurira. Simvuze ko atahaba, ariko ntabwo ahisanzurira. Niwe wagendanye na Roho Mutagatifu amubera ingoro, niwe ushaka kutwigisha kumwakira no gukoresha neza ingabire ze zose. Mu gihe cyo kujya gusura Elizabeth Mutagatifu, bigaragara ko Bikira Mariya yateye igisingizo. Ni umubyeyi utwigisha gusenga dusingiza Imana, tuyishimira ibyiza idahwema kutugirira. Isengesho rero ni ngombwa mu buzima bwacu. Isengesho ni imvugo y'ijuru. Isengesho ni uburyo bwiza bwo gusabana n'Imana. Mutagatifu Tereza w'umwana Yesu atanga igisobanuro cy'isengesho agira ati, isengesho n'ibakwe ry'umutima ni indoro yoroheje neba ku ijuru, ni akamo ko kunyurwa mu gihe cy'ibyishimo cyangwa se mu gihe gikomeye. Ni ikintu ndengakamere cyagura umutima wanjye kikampuza n'Imana. Dusenge rero kuko umubyeyi Bikira Mariya bidusaba. Dusenge kuko iyo tudasenga tugendera kure y'Imana, kuko isengesho ryo rituma dusabana nayo. Gusiba rero ni ikimenyetso cyo guhinduka. Iyo dusiba tuba twifuza guhinduka. Birangwa no kwigomwa ndetse no kubabazwa n'ububi bwacu, maze tukiringira kugirirwa imbabazi n'Imana idukunda. Guhinduka nyako ni uguhindukira tukareba mu cyerekezo kimwe n'Imana, tugakunda ibyo Imana ikunda, tugakora ibyo Imana ishaka. Daniyeli aragira ati, ubwo mpindukirira Nyagasani Imana kugira ngo musabe igihe cyo gusenga no gutakamba, ibyo mbigira nsiba kurya, nambaye ibigunira kandi nisize umukungugu. Daniyeli umutwe wa 9 umurongo wa 3. Gusiba birangwa no gusenga no gutakamba, kwingingana ukwemera no kwingingana akababaro Imana no gucishwa bugufi n'ibibi twakoze. Ngo numve ayo magambo, nicara hasi ndarira kandi mara iminsi myinshi mu kababaro, ngasiba kurya kandi ngasengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Nehemiya umutwe wa 1 umurongo wa 4. Gusiba bijyana no kwihana ndetse no kongerera ibyaha byacu n'iby'abandi, nk'uko tubibona mu gitabo cya Esitera. Esitera nawe aramusubiza ati, genda ukoranye Abayahudi bose barisuza, maze mwihane kubera njyewe, mumare iminsi 3 mutarya mutanywa umunsi nijoro. Esitera umutwe wa 4 umurongo wa 16. Nyamara iyo babaga barwaye, njyewe nambaraga ikigunira nkibabaza cyane, ngasiba kurya, ngahora nsenga mbasabira. Zaburi ya 35 umurongo wa 13. Gusiba kurya ni icyemezo umuntu afata yiringiye kumva n'Imana kandi yizeye ineza yayo. Nuko rero dusiba kurya kandi dusaba Imana yacu kutugirira iyo neza, maze iratwumvira. Ezira umutwe wa 8 umurongo wa 23. Tugomba rero gusiba kurya tutarebeye ku bandi, kandi gusiba kwacu ntibikwiye kudutera gucira imanza abadasiba. Niki gituma twebwe n'abafarisayo dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe? Tubisanga mu Ivanjili ya Matayo umurongo wa 9
umutwe wa 9 umurongo wa 14. Mu by'ukuri tubigiyemo umuco w'Abayahudi abantu basibaga kuko bari bategereje umukiza. Niyo mpamvu Yesu yabibibukije ko kuba ari rwagati muri bo ntabwo ari impamvu yo gusiba, ariko igihe azaba yavanywe muri bo bashobora gusiba. Ni ukuvuga rero ntabwo tugomba gucira abandi imanza ngo tubabazwe n'uko batasibye. Tumenye ibyacu, niba ari tugombe tubasabire ariko tutabacira imanza, kuko buri wese aba afite uburyo abana n'Imana ye. Gusiba rero ryari itegeko nk'uko tubyumva. Siba kurya kabiri mu cyumweru, gatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Turabisanga mu Ivanjiri ya Mutagatifu Luka umutwe wa 18 umurongo wa 12. Ana we hanyuma abo umupfakazi kugeza mu kigero cy'imyaka 84 ntiyavaga mu ngoro, agakorera Imana umunsi n'ijoro, asiba kurya kandi asenga. Ibi turabisanga mu Ivanjiri bwanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa 2 umurongo wa 37. Bo baramubwira bati, abigishwa ba Yohani basiba kurya kenshi kandi bagasenga, n'abafarisayo nabo nuko, naho abawe baririra bakinywera. Luka umutwe wa 5 umurongo wa 33. Gusiba rero byari bigamije gutegereza Mesiya, umucunguzi. Igihe yari rwagati muri bo, gusiba ntabwo byari bikiri itegeko, ariko nk'uko tubibona hari abafarisayo ndetse n'abigishwa ba Yohani batabyumvaga, bagateka bacira urubanza abigishwa ba Yesu Kristo. Gusiba rero no kwigomwa dushobora no kubibona mu nyigisho z'uruhererekane rwa Kiliziya. Umuco mwiza wo gusiba no kwigomwa wagiye uhinduka ndetse ugeraho usa nkaho utagifite umwanya w'ibanze ku bakristo bo mu bihe bitandukanye. Mu kinyejana cya 4 inama nkuru ya Kiliziya y'Inise ivuga ku gusiba yibanze kandi ishyira imbaraga ku gusiba mu gihe cy'igisibo, ku minsi ibanziriza iminsi mikuru ya Assomption, umunsi w'isakramento ritagatifu, muri Advent, Noheli. Mu ibyo bihe niho Kiliziya yashyize cyane imbaraga ku gusiba kurya no kwigomwa. Mu kinyejana cya 7 gusiba kurya nk'itegeko byarorohejwe, maze abakozi n'abantu bafite ubuzima bworoshye, abarwayi n'abanyantege nke bagabanyirizwa amasaha n'uburyo bwo gusiba no kwibabaza. Mu kinyejana cya 12 n'icya 13 hakomeje kubaho gukomorerwa ku byiciro bitandukanye by'abantu. Hatangira kubaho ibiryo bimwe na bimwe abantu bagomba kwigomwa nk'inyama ndetse n'ibindi bituruka ku matungo, ibikorwa bimwe na bimwe bitagomba gukorwa mu gihe umuntu yasibye. Kuva mu kinyejana cya 18 Kiliziya yagennye ko abapadiri batanga isakramento rya penitensiya aribo bagomba kujya bashishoza bagakomorera abantu cyangwa bakabaha icyo bita dispense mu rurimi rw'Igifaransa. Papa Pio wa 10 yavuze ko imbaraga mu gusiba zigomba gushyirwa ku wa 3 w'ivu, ku wa 5 mutagatifu no ku wa 6 mutagatifu, mu minsi y'inyabutatu itegura Pasika, izuka rya Yesu. Muri iki gihe turimo rero, sosiyete ishyira imbaraga cyane mu kurya no mu gushimisha ku buryo no mu kwishimisha ku buryo kwigomwa biri kure y'ibitekerezo bya benshi. Kwibabaza ku bushake no kwakirana ukwemera imibabaro itandukanye nabyo ntibigikozwa benshi. Kiliziya imbere y'isi ihindagurika yashyize imbaraga nyinshi ku kuyihindura ikoresheje Ivanjiri. Isi yokamwe n'icyaha ntizahindurwa no gusiba, kwigomwa no kwibabaza gusa, ahubwo abana ba Kiliziya bagomba no gufata iya mbere mu kwamamaza inkuru nziza. Hano umubyeyi Bikira Mariya yatubwiye ko isi imeze nabi, ko isi igiye kugwa mu rwobo.
maze adusaba guhinduka. Ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yatangiye Kibeho bugaragaza ko koko birikwiye ko twigomwa kandi tugasiba twibabaza tugamije gukura mu buzima bwa roho. Musenyeri Augustine abona nk'ivanjiri y'umusaraba ubutumwa bwa Kibeho bugaruka kuri uwo mugenzo mwiza ugira roho zacu akamaro. Bikira Mariya yasabye bariya bakobwa batatu, Alphonsine Mureke, Nataliya Mukamazimaka na Mariya Karara Mukangango, kugira ibikorwa bibabaza umubiri bagamije kunga ubumwe na Kristu na nyina mu mubabaro wo gukiza isi. Yababwiye ibikorwa byo kwibabaza ndetse bimwe abibanyuzamo kugira ngo bunge ubumwe nawe mu nzira yo gukiza isi. Papa Benedicto wa 16 asobanura ko gusiba ari ukwigomwa gukora ikibi maze tugatungwa n'ijambo ry'Imana. Ku mukristu gusiba bimufasha gufungurira Imana umutima ndetse no gufungurira abari mu kaga. Gusenga agomba gusiba, usiba agomba kugira impuhwe. Ibyo tubyumve rwose ko igihe cy'igisiba aricyo nicyo kidusaba. Gusenga agomba gusiba, usiba agomba kugira ibikorwa by'impuhwe, ibikorwa by'urukundo agomba kugaragaza nk'imbuto zeze kuri uko kwigomwa, kuri uko gusenga. Gusiba rero bidufasha kudatesha agaciro ijambo ry'Imana, ifunguro ritunga roho zacu. Gusiba bidufasha kutaba abanyamwigendaho. Gusiba bicogoza ubwikunde n'ubwirasi muri twe. Gusiba bidutsindira ubwibone budutera kutita ku bandi. Gusiba bihashya muri twe ubwirasi n'izindi ngeso mbi zadindiza urugendo rwacu rugana kuri Pasika. Dushobora kubona uwo mugenzo mwiza wo gusiba no kwigomwa no mu mabonekerwa y'Ikibeho. Ibintu bijyanye no gusiba byasobanuwe neza ku buryo bw'umwihariko mu mabonekerwa ya Nataliya. Nk'uko umubyeyi Bikira Mariya yabimusobanuriye, gusiba ni uburyo umuntu ababaza umubiri ariko agira ngo akize roho, agira ngo roho ye irusheho gusabana n'Imana. Gusiba ni uburyo umuntu ababaza umubiri ariko agira ngo akize roho, agira ngo roho ye irusheho gusabana n'Imana. Ku wa 12 Mutarama 1983 Bikira Mariya yamutegetse gusiba mu gihe kingana n'ibyumweru 2 guhera tariki ya 16 Gashyantare kugeza ku ya 2 Werurwe 1983. Bikira Mariya rero yatanze n'ubundi buryo bwinshi bwo kwibabaza no kwigomwa ibishimisha umubiri gusa. Urugero, urugendo nyobokamana n'amaguru ndetse n'izindi ngendo nyobokamana dukora, ariko by'umwihariko urugendo nyobokamana n'amaguru, gusenga dupfukamye, gusenga nijoro, kurara hasi kuri sima ndetse n'ibindi. Byari byose bishobora kudufasha kurushaho guhana umubiri wacu, kurushaho kwicogozamo ubwirasi kugira ngo roho zacu zirugukire gusabana n'Imana, kandi igihe cyose twasabanye n'Imana bidufashe no gusabana n'abavandimwe bacu, twigorore n'Imana twifuza no kwigorora n'abavandimwe bacu, maze ibyo bidufashe gusiba neza. Gusiba budufasha gusiba ikibi kugira ngo dusibure mu mitima yacu amayira y'ubutabera, urukundo, imbabazi, amahoro n'impuhwe. Umubyeyi Bikira Mariya rero nakomeze adutabare, nakomeze atube hafi, nakomeze aturongere ingabire nyinshi zidufasha kwitagatifuza mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane muri iki gihe cyiza cy'igisibo twatangiye kidufasha gutera intambwe tugana kuri Pasika, izuka ya Yezu Kristu, yo shingiro ry'ukwemera kwacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.